twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranje iyi kiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 ikavanaho ubutegetsi bwa Gregory Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishira ya 5 y'ukwa 7/73. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, ni bande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki. Rwanda, abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyari gitekanye mu mahoro. Nta n'umwe uyoboye ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro, bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe nuko bamwe badashaka ko u Rwanda rukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu, aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe, ko u Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho, bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo, bamutegeka ibyo akora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu. Mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere. Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta, niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye. Abivuga nibo wabimbwiye ati kandi numvise aka pistole ka 635. Ntabwo nashyize muri iyo 635, nashyize ku pistole gatoya. Yari yageze mu modoka, yahasanze abantu benshi bicaye ando misercle kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye, nibyo yewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aramusimbukiye kumufata. Niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi, abona ko umugambi ari ukumuneutraliza, ariruka, abambe arasohoka yiruka. Undi rero avundagurika ageze mu ntuza, niwe wari ufite imbunda Siroma, niho yarasaga. Nibyo ngewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye, kandi yabibwiye n'abandi ba kamarade. None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri Etat Major. Mwebwe mugeze muri Etat Major mwagiye n'amaguru mu musangayo, mugeze muri Etat Major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwarice murayitegurana? Nageze muri Etat Major musanga ninjira muri secretariat, sinzi wari warigeze uhagera muri secretariat, niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe. Mbabwira nti ntayo nazanye. Noneho bati komeza ari mu biro. Nahantu rero nari nsanzwe nkorera dongo baze ngomeza mu biro, ndakomanga aramfungurira. Donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa il a pris la décision
umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika nayo yajyaga gukora iki kindi. C'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait les officiers supérieurs. Madame wa General Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri prefecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we. Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison. Kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira nuko atari yiriwe mu rugo, yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka, mbabwira ko yajyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Jean Claude pour préparer le mariage. Et puis par après il est rentré tard même la nuit. Yaje gutaha atinze mu masaha ya 3 z'ijoro. Nari narangije guteka ajya ku meza, arangije ajya kuryama, ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzanire. Pour chercher pour l'amener là-bas. Il s'est mis au lit, mais aussitôt au lit les gens ont commencé à défiler encore à la maison en demandant. Yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe, kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka kuvuga. C'était un militaire qui a insisté, qui a dit ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro, aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo, avuga ko atazi icyabaye. Mu bantu bavuganye n'ijwi ry'Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango Gatolika w'abahinzi muri diocese ya Nyundo. Wabidusobanuye neza, wari inshuti yacu, umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe. Sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo ni mugoroba ku itariki ya 5 twiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ariko niseri yamubwiye. Iyo nama yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashinta kandi abantu bari bayirimo. Yatubwiye ati harimo Perezida Habyarimana, harimo Rizinde, harimo Biseruka, harimo na burasanzwe uwo mukuru nyine. Icyo dutangaje rero uwo bose bahunze nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze, aragenda. Yari umwarimu turamubura, yagarutse nyuma y'ukwezi, agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi, atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turasima kandi nimwe mu bakomeye. Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi ry'Amerika batwumve neza, urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we? Mu by'ukuri yantangaza birashoboka, ariko kuba yagiye gutegura ubukwe, urumva kwa Habyarimana ndahazi ndasiza ndahazi rwose irambura ndahazi. Ariko kubona yaraje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa 6:30 akaba ageze ku Nyundo, ese ubukwe bwari burangiye? Ntabwo nariya neza wenda ubukwe bwari burangiye, ariko kumubona ko twaramubonye. Colonel Aloyse Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije. Nabonye Habyarimana turaduhamagara twese kuvuga ko nawe Perezida Komite ari yiteguyemo. Twaruko yitubwira afite niwe wenyine ushobora kutubwira uzi sware wenda nawe wenyine ndahera wamenye sware kuko abandi bayimenye wari uhari Kayibanda yarapfuye, ko nawe Habyarimana yarapfuye, niwe wenyine wazi sware yabo kuko Habyarimana twese yaraduhamagaye. Niba barabonye benshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa, nanjye narahamagawe n'abandi bose muri roje w'etamajoro. Nubwo nta muntu nta preparation yahabaye uko yihama byaraba
ubushake ikomboruje buzamajoro rubana n'ababibonye ndayegerewe byanditse ko bamuhamagaye nanjye nuko barampamagaye wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa perezida Kayibanda bamuhamagaye bari bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye ngo ntabwo wavuga ngo byarateguwe kuko nawe yavuga ko atari yabyiteguye hanyuma yahamagaye turagenda nta preparation yahabayeho. hari abavuze ko abakoze kudeta baba barasabye perezida Gregory Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga, ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho. icyo gihe komite pour la paix niyo yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira, noneho bakamuha les avantages d'ancien président. ubwo noneho abyanze nyine niho n'abari bavuga bati yakoreye igihugu cyane, ntabwo twamwigizayo abaturage bazagera ngo ni ubutegetsi dushaka. bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga ni uko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu, noneho baravuga bati ni ukumukuraho. niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa. nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye. General Rusake nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho, hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa. ibyo ntabwo mbizi, urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga, twarateranaga tukamubwira tuti ifodere ko akorwa iki, akaba ari we executor. ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere. hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza, ibyiza ni ukumushyira areze akabitekereza, noneho ukazajya umwoherezaho intumwa zimwibutsa iriya proposition. ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki ibyo kumuha dezavantage ni icyemezo tuzafata. byaravuzwe ko igihe yari irwerere yari ataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi, nk'uko twabibwiwe na komanda François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yozefu Kavaruganda. tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda, yarazi Nyamwasa, ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama, uwo atarazi ni njyewe, kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi. noneho mubwira ko nitwa suko biserenaka. ubwo rero procureur amubwira ikimuzanye. perezida Kayibanda aramubaza ati Kavaruganda, ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta. ati ni General Major Habyarimana. perezida Kayibanda arongera amusubiriraho icyo kibazo kuko byagaragara ko atabaye convaincre. noneho wabonaga ko baziranye. procureur aza kumubaza ati akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza ati imana perezida, kuki wumva utari ngomba kukubeshya, kuki utari mu kubyemera? perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire. iyo phrase nabayifashe. umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze. ngeze irwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa 8 73. ngeze irwerere mpasanga umusaza perezida wa Repubulika Kayibanda. bose barambwira bati usaga twarambwira ati uyu uzamurinde kwibwa kumutwara, umurinde kutoroka, umurinde kandi utubwira ikibazo afite. nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri ntamubona, ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga, ariko umudamu we naramubonaga. none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri, sinzi ukuntu rwose nakomeje neza mbwira umudamu, ariko rwose
wese wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira ni jyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yamaze nk'iminota nibura 2 turi kumwe hanze. Ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu mpagara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita? Nakubeshye Venuste, numvise n'ikintu kitarabaho, numva ndumiwe, numva mbuzi yonja kuko byonyine njye nabonaga kubana na perezida wa repubulika kubwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ari umucunga numva gagiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ari umushinzwe numva ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nayo nabuze yonja buri cyo mvuga buri cyo nkora. None abo bamugukubitanaga ni bande rero? Njyewe icyo kubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita. Ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande, ubundi se kuki nagomba kugukubita, nagukubitira iki, nagukubita kubera iki? Bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise? Njye numvise gusa ibintu binangaje birambabaza. Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya kudeta muri 1973 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro. Navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha Rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga wamye amajoro Gatarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyampame. Yego Nyampame ntabwo yamushinja kuko Nyampame nawe yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye. Ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo ko abasimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za réseaux sociaux icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga amukubita. None ni koko François Burasa muri ayo ma interrogatoire mwakoreye irwerere warubahutse ukubita perezida Kayibanda? Icyo kibazo giteye ubwoba. Ubanza Bikorimana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda. Njyewe n'abagenzi banjye twari mu biro iyo kwandika yo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga. Ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo Bikorimana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye. Bikorimana ntabwo nzi ibyamufasha, nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza. Mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko perezida Kayibanda atameze neza, perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba. Ibi twabitangarijwe na Colonel Aloyse Simba. Mwese hanyuma twese Kayibanda yagize ibibazo bikomeye, hanyuma turi mu nama ya komite pour la paix internationale baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi. Hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene kuko niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze. Ajyayo, aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi, ko abantu bamukoreraga bose birukanywe, ko baratiga mu basirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagomba kwitekera kwishakira inkwi yo kwitekera. Hanyuma ariko uwo twohereza Dr. Akigene bajya kumureba. Dr. Akigene yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi.
batagira umukozi ageze niba duhaye raporo ivuga yuko nta bakozi bafite ko bamaze kuvuga ngo amerewe nabi twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha ariko yatekerezaga gapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha. Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate? Afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibo yatumye uruko tugenda nyine turaceceka kugeza gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta decision twafashe ku turwe ndamye gusa ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo ya nyuma beruka nyuma kandi kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye gukora amakuru y'ingiki. Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Karwera wigeze gukora muri Presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye. Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gerigori Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gerigori Kayibanda yitavye Imana? Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secrétaire particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Nese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura? Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnelle. Nibyo n'urukiko rurengera itegeko nshinga. Rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura Perezida Gerigori Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa, ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze, ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga. Washington, Ijwi ry'Amerika. Amakuru yuzuzanya Ijwi ry'Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Kapiteni David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda. Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokuma ashobora kudufasha gukora nkete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri. Afite tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba ko abo bantu uko bahari. Dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana, ntabwo mwabonanye muri Presidence, mwabonanye na Kanyarengwe gusa. Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Comité pour la Paix et l'Unité Nationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye. Nizo Perezida Habyarimana yaramutumye. Nizo yaramutumye. Urakoze cyane. Reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri. Mugiye mu Ruhengeri gukora nkete abantu 18. Tugiye kureba abanyururu. Tugezemo usanga bameze nabi. Ubuzima uhagaze nabi cyane. Kubera kutarya cyangwa kura ko bakubiswe? Uko twabibonye mu
mu Ruhengeri harakonja. Abo bantu bari basanzwe ari abakadire politiki n'abafonctionnaire bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye, kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima. Bahura n'icyo nakwita stress, twabivuga mu kinyarwanda ni ihungabana. Ihungabana, urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo. Nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana. Dusanga nta muganga bafite, dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije, dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze. Basubiye i Kigali, chef d'équipe turicara turabisuzuma, dusanga tudashobora gukora akazi k'abantu badafite ubuzima. Muri make bari intere. Abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga, bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana. Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major, haravuga uko yabimenye. Lieutenant Habyarimana mbona raje amate ati mvuye Cyangugu, ati hari abantu munyarukiko mpaye ngo tubabarize ino i Kigali, ati kuko president y'Icyangugu nta security ifite. Hanyuma chef d'état major yakohereje muri mission, ntugomba kumukorera nibura raporo somere y'ibyo wakoze ugezeyo, ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo, ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura, kuko za dosiye ziwawe zigomba kutadindira. Ati ndabikora. Comme le chef de bureau surtujete yakoraga raporo directement chef d'état major, ntabwo namubajije ngo ese warabikoze cyangwa ndi wabikoze. Hashize nka 3 semaines le president niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye Cyangugu yabajyanye mu Bugesera. Ntacyo yambwiye mon general. Ati Sebatware, prefet Sebatware ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga. Uwari prefet wa Kigali mu mwaka w'1974 wigeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa Perezida Kayibanda, yakoze raporo ayiha ababishinzwe, uwo na Andrea Sebatware. Nari prefet i Kigali, noneho niza kuza kubona raporo y'ababurgomesi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rwego. Nubwo mbambwiye abasuprefe uko ari batatu bamareze mu bose barapfuye, abo twari kumicyo gihe. Rero tujya ku rwego rw'Abayanga, tujya kuhareba, effectivement dusangamo imirambo imwe ndetse n'imiti zatangiye kuyikurura, kubyo gishobora no gisa n'icyasibye kubera ibintu bagiye bajugunyamo, ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo n'iki, ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze. Hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi? Nta n'umwe. Washington, ijwi ry'Amerika. Murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva. Turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 22 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere. Mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza, byiswe ko bimuwe ntibagaruke. Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974. Bya bintu twe sofitike, kuko urabona David Nuza irakwifika constitution Ruhengeri kugira ngo ufate abasirikare babaye muri constitution bajya mu yindi, urumva ko ugomba kufite autorisation hejuru. Sasa no kugira ngo barege nuko uri mu yindi ababizi, ariko kandi hagati aho nk'ibyo ngo abantu gusa bari hari n'abandi, nuko nyine pakete letene bakoresha ntibazimeze gutyo, ariko iraje beaucoup d'intervenants, kuko hagati aho habaga hari donc
ndiko neza ikigo cyose nuko akodo route habaga za echange z'abantu z'abaprisonniers za echange donc bakabaro préparer par notre équipe kandi ashobora kubaza utese ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ngize gusa nuko ngo gusaba uti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na E akaba hari n'abandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubana ubashye ku giti ubaraza cyangwa giruke donc uruva ko ari ibintu très concocté ntabwo ari ibintu byabaye nko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bageza n'akageza family. None Serubugwa kuvuga ko inuze yakohereje amafaranga, ayo mafaranga koko warayabonye wowe? Ahubwo icyo nzi urumva icyo nanavuze no mu rukiko ahubwo nzi ko abo bantu babaye rosi bababwira yuko ariko c'était n'amapuru kugira ngo baza kipinge sokere. Mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu Bigogwe nk'uko bivugwa na Prote Zigira Nyirazo wari prefet wa Ruhengeri mu mwaka wa 1974. Simbizi niba hari ababigeze bashyingurwa Nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro. Ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa Mukagohe ni mu ishyamba riri hagati. Urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe ndaharuzi, ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga. Ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe, aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga. Ku Gisenyi sinzi hariho, simbizi nkuko nakubwiraga, sinzi niba Prefet Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenyesha no kwapa. Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLR tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka wa 1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri. Avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo y'abishwe n'inzara kubera kutagaburirwa. Yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera. Bigenda bityo kugeza ku munsi wa 10 abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga, kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha. Hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagenda ngo nta muntu wa ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso. Ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyayi by'ubwo hari kuri civile y'uwitwa Mivumbi Damian. Basanga sinzi aho yavanye akembe, basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo kwijosi, arabanza vira injuri yikarahiye hanyuma aratembagana. Ubu rero waratambutse haca igihe nta yindi serire bakinguye. Dutazanta cyo kwa Sebagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze, nta kumuvugisha. Yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza. Yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana. Abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31. Abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31. Uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa Rukumbi wajyanye n'abandi Agnes Kabarenzi witabye Imana nyuma y'iminsi 52 atarya. Hagati ya 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye, hasigara umugore Agnes. Undi wapfuye nyuma n'uwitwa Aloyizi atari Aloyizi Twagirayezu sesa. Niwe wapfuye nyuma mu bagabo. Hanyuma Agnes apfa ku munsi wa 52. Ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ni ukubeshya kuko
umugozi w'umurunga yajugunyayo ukaza muzana amazi wavuye he? Mubwiye ko ibyo bintu bitabayeho. Bayicaye barabanza bakajya bataka, ese bagari haza bagataka, bakarisa n'abamwinginga bati nyabuneka turashize, akitambukira akagenda. Yapfuye afite imyaka 26, asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera, afite icyumweru kimwe. Ubu yarakuze, arashaka, arabyara, araheka. Ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we. Icyo gihe nticyumva, yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanze. Yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu atari akageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije, nkaba ndiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi. None se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki? Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, ku babibonye, ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa ababakomokaho. Amahano nk'ariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose, asandaye ahantu hose, haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho. Nubwo Dr. Christine Uwimana yarazi nyina ntiyarazi se, ndetse umwe mu nshuti zanyeshe Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije. Ubaho yatangiye kumva nyine tuganira mubwira ko nari inshuti ya nyina, ubona ari umwana urisanzuraho. Ejo bundi yahoze ambwira ati anyereza amafoto y'abana, ndababwira nti ubutaha ndagira ngo bizayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina, ndabwira ukuntu yari umuhanga, kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka. Umwana rero utabasha no gukomeza twese nyine abadushoboye bakamuba hafi, ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko uwo mubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo, yaramubwiye umubyeyi mwiza, gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye bose, nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina. Yabimenye kare kuko aho yakuriye yari azi ko ari we nyina. Ati gusa ngiye gukora ikizamini cya leta, kumwe kera bashakaga ibintu by'amafiche twizeze bakajya kuzana, niho ngo yibonyeho icyo kibazo. Urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8. Aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose, cyane cyane ku bw'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye, abimenye byaba ari amahoro. Tuzamufasha. Ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi ry'Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi. Ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka wa 2020 dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye. Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina. Abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza. Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka? Kubwo abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye y'amaso. Ariko ngewe ibintu binaniye
mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro. Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki? Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya 2023. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 2023, mbitega amatwi kugeza ubwo mpuye nawe Venuste. Nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye mbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo nabuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nishimira nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho, kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye nuko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Ikibabaje nuko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa nuko muzi, nkaba nzi inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi, hasimburwe Nyiribakwe Godefroid. Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta. Hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi. Bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato, basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero n'urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Lipe Hodari, wari umunyamabanga wihariye muri Presidence. Twarikiwe n'abapasi naho ntabwo tuzi urupfu rwabaga rupfasi ntawe uruzi. Twakiriye mu mitima. Dusigaranye n'abana ari batoya, ariko twarabareze barapfuye. Turashaje, twebwe turananiwe nta kundi. Muri ababyeyi b'indashyikirwa, mwakoze akazi gakomeye cyane. Cyane, Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31, nsigaye mfite 25. Abana urabarera, urabakuza. Ndafite imyaka 3. Ndafite umwaka umwe. Icyo gihe wari unakuriwe? Ari mu nda, ubu ni padi. Imana imuha amahoro n'umugisha. Ari babariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Uranyumva? Ndabumva. Twarababaye birengeje ukwemera, ariko nta kundi. Nabubwe nabwe nsenskana n'umupfakazi, gose tuvuga niki. Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gishenyi, imiryango yabo yakiriwe muri komini, aho bamaze imyaka irenga 5 nta urenga umutaro atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita, umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita, wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978. Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe nduhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi najyaga Igitarama muri serivisi ya renseignement kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50, kuhagenda n'amaguru ntibishoboka. No kugomba gutega imodoka. Nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe. Kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho, nkahirirwa nicaye Igitarama kuri serivisi ya immigration. Nta kintu bambazaga, nta kintu bambwiraga, uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha. Wigeze wongera kumubona, kumuciryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7/73?
duherukana muri iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitabye kuri leta majoro, ubwo nibwo bwa nyuma namubonye agenda. abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya kudeta avuga icyo abiziho. Niba kubwira ngo kanaka ngo yarapfuye uzi ko yarafungiwe aha, ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu. None si wowe y'ubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe? Beaucoup benshi byabaga ari perezidansi kamena, byabaga ari perezidansi noneho bikaba egizekite. Amategeko yavaga muri perezidansi ari perezidansi abusoroma. Ariko se Muzehe Hakizimana, ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko? Nasi perezida wa Repubulika abwiye Degite Jenerali Duhashirote ndashaka ko iki kiba, hari ubwo cyamaru isogonga. Ariko bandi bavuga yuko ahubwo Rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye ko Rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi. Hitoma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezida, noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu kandi bari bakubwiye umwe, vous profitez de ce que la mission venait de la présidence. Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka wa 1985. Major Theoneste Rizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki, bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Woreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera. Abacamanza baburanishije ruriya rubanza, perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya. Nyuma ahabwa intera yindi, abaperezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri, ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza, umwe yari umudatirogarafe yitwaga Doromodisimas, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirogarafe kandi yari ageze kujya muri retraite. Hanyuma undi buretse gato mushyira umudatirogarafe mu mugira umujuje mushyira mu rukiko nka ruriya, ubwo bisobanura iki? Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1992 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza, abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga, ariko nyuma yabo ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya humanite, ibyo twita les humanite, amashuri 6 yisumbuye cyangwa 7 washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yari abyujuje, ntabwo yashoboraga kuba umucamanza. Ninde wamutoranije? Yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina naya, hari promosiyo zagomba gukorwa, inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura, ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje. Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare. Abo ni Desire Mpanumusingo, Alphonse Ndegeya na Nkundabagenzi Paul Secyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impozamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori niwe batwaza ijambo. Kuri njyewe hari uko baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kariya kageni, ariko ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa, tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose. Icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha. Ubu ngubu twumvise byari abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu, abanyenduga ibi niba bavuga ngo twabiciye abantu.
ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu. Abatwiciye abantu ni abantu bazwi, bafite amazina, bashobora kumenyekana, responsibility za buri muntu zikagaragara. Ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa, n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica. Imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo. Nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa, bajye babitereza, batekereza igihugu cyose, batekereza n'akarere bateje, buriya Busembwa bateje, Urubwa bateje. Iki kibazo nuko nguko bagomba kucyumva, ntibakigarukirize kuri twebwe gusa. Muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwa ubuhamya n'abantu batandukanye, ni uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi. Ndabivuga vuba. Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana qui coordonne tout, niwe bahaga raporo. Simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa, byari hagati ya Perezida Habyarimana, Etat Major na renseignement. Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe, babiri cyangwa batatu, Habyarimana ashobora kugira abihungire, ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye, atabitangiye urushyi. Serubuga yongeraho yatemwanyaje yaduhaye yo kuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simoni Habyarimana wagiye guhotorera abantu mu Rwabayanga, akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi. Ntiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa. Reka ndekera aho ngaho, ibi byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe. Noneho ni infrastructure aho yaganaga, uwayiyoboraga, uwayishakotaga, uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza. Ambasaderi Max Shegashayo mu mwaka w'1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada, ni naho atuye kandi yigisha. Ari mu gace ka Quebec Gatineau, asanga bari abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta. Isomo nkuyemo nuko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse. Twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa, cyane cyane ibihugu bifite demokarasi. Hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta. Ndumva ibyo byose byabaye, iyo infrastructure zino bamaze kutubwira yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari. Ndetse ahubwo nakongeraho ko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, byamaze igihe. Hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse, yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona, zikagira ikintu zibyandikaho, zigatabariza ubutegetsi. Ubutegetsi nabwo yari Habyarimana gusa, akagirwa ikintu. Niryo somo rya mbere nkuye. Inzego zacu icyo gihe ntizari zishitse, ni ukwizera ko nyine twabivanamo isomo, tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishitse zo kugenzura n'imikorere ya leta. Ko leta ni abantu bose, ntabwo ari umuntu umwe. Nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere, ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana. Naho mwarimu Francisco Saveri Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri Kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi. Igihe abantu ari nkoma amashyi, bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa, nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi. Mu bikorwa bibi byo kwica, mu bikorwa bibi byo gushinyagura, mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange. Kuba abanyarwanda ari nkoma amashyi, bitwara nk'inturumyi, bitwara nk'abasamazi, ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye. Urwego baba bariho rwose. Rero tugarutse kuri Repubulika ya Kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura, noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye. Ndagira ngo wenda se nk'ubakurira inzira ku murima, igihe cyose abantu badahujwe n'umunzi, uwo nakwita umunzi, umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira, kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda, tunabibura kuri Habyarimana, noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize.
umuseshenguzi w'ibyaha by'ubugome nuko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba abagabo bakavuga uko byagenze. Iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo, usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira, usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe. Bazambabare ntabwo mbasuzuguye, ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi, kandi twe tuzi ko aribo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakayobora hafi amezi 2 araba minisitiri n'ibiki byose. Ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashi. Ntabwo akumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi, ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade bini ngo twumvaga Habyarimana ari mu nama ngiye kuvuga uko byakabaye ngo narizinde. Noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo Bizindori yabivuze ubushize, ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu. Minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye, izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye, usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana narizinde n'abantu bo mu iperereza. Kubaha ubuzima niryo somo rikomeye ryagaragaye. Clarisse Mukundenteye igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada, akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda. Ibintu bigomba kurangira. Iyo urebye igihe tugezemo, tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana. Bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari. Ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi, abantu bagaceceka. Ibi biganiro byawe naho zinsoma amagambo yabivuyeho, abantu bavugaga ngo barakubwiraga ngo urateranya abantu, ngo urateranya gusubiye inyuma, guzanye inzangano. Ntabwo uzanye inzangano. Hari abantu bababaye bamaze imyaka, abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo gusubira inyuma no kubera iki. Bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare, inshuti zabo, bene wabo bitabagarukaho. Ikindi kandi icyo gihe no kwikunda, kuko urapfukirana umuntu wababaye. Ceceka ureke bisohoke, niba hari icyo wafashamo bifashemo, ariko reka umuntu warenganye n'umuvictime avuge. Ni nacyo nongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga. Ni nayo mpamvu bafite ibyaho bikanabagaruka, aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke, ahubwo